Alo, ndabashuhuje mwese. Njyewe ngiye gusubiramo ibitabo byo mu isezerano rishya. Ibitabo byose byo mu isezerano rishya. Igitabo cya mbere ni igitabo cya Matayo. Igitabo cya Mariko. Igitabo cya Luka. Igitabo cya Yohana. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Igitabo cy'Abaroma. Abaroma. Igitabo cy'urwa mbere rw'Abakorinto. Igitabo cy'urwa kabiri rw'Abakorinto. Igitabo cy'Abagalatiya. Abagalatiya. Igitabo cy'Abefeso. Cy'Abefeso. Igitabo cy'Abafilipi. Abafilipi. Igitabo cy'Abakolosayi. Igitabo cy'urwa mbere rw'Abatesaloniki. Urwa kabiri rw'Abatesaloniki. Igitabo cy'urwa mbere rwa Timoteyo. Urwa kabiri rwa Timoteyo. Igitabo cya Tito. Igitabo cya Filemoni. Filemoni. Igitabo cy'Abaheburayo. Njyewe nkunda igitabo cy'Abaheburayo. Harimo ibijyanye no kwizera. Igice cyose cya 11 kivuga ibijyanye no kwizera. Kwizera Imana. Igitabo cya Yakobo. Yakobo. Igitabo cya Yakobo. Igitabo cy'urwa mbere rwa Petero. Urwa kabiri rwa Petero. Igitabo cy'urwa mbere rwa Yohana. Urwa kabiri rwa Yohana. Urwa gatatu ya Yohana. Igitabo cya Yuda. Yuda. Cyegeranye n'igitabo cy'ibyahishuwe. Ibyahishuwe ni igitabo gisoza isezerano rishya. Igitabo gisoza Bibiliya yose. Imana ibahe umugisha.